Isima kibi usigaye uterwa n'abazimu bahe uri gupepera ibiki? Gaterwa igisongo mu kamara wa gitokwe we abazimu ndi gusuza se niwe wabazanye ngarareba wajya uvuga amagambo afututse. Aha hahirwa uyihanganira ibimugerageza kandi babivuze ukuri koko ngo kuri kurajyana ubwo sinzi n'ukabingana gutyo hari ikintu kibi nari mvuze. Njye navugaga ibyo ndeba. Warebye ntugaseke rwose rimwe kuki buri gihe bumva wandwaza umutwe koko mba nifitiye amahoro ariko ugakomeza uka parasite kiwe maze no kukurambirwa. Uzandamirwe cyangwa ubyihorere ubundi babivuze ko akabi naho kajya nzicara hano ngaha paka kugeza igihe mu ngo bazangaburira paka apfuye. Wandamirwa utandamirwa ubundi tuzarubanamo. Umushumba we keje undi mu kibuno aramubwira ati turacyaragirana uko byagenda kose naho nzajya. Ushaka uzandamirwe cyangwa ubireke. Nushaka uzamera amahembe ni inyungu zawe ubundi nyirago bindeba. Ubundi ikintu kingana nawe cyabuze akazi cyabuze aho kijya ubundi wowe wumva uri muzima. Yewe kuko akabi naho karya. Ariko ibi biryo biraryoshye ndakwambiye nzabirya abanzi baganye ubundi ntabyo wahashye. Wagira ishyari utarigira ni rero bahashye. Ariko mana biraryana gupfusha uhagaritse ukavukana n'ikintu kimeze gutya. Rwose njye mba numva zaniyahura kubera wowe. Buri gihe nukuneza ibibazo. Ariko umunsi umwe bizakemuka. Umunsi nzivira hano ngaha nkigendera gusiga hano ngaha akazi nakoraga nawe kajya kakuvuna nibwo uzamenya agaciro nari mfite ukazajya unyubaha. Yewe yaba n'undi ubivuze umuntu agira imyaka 6 akicaye iwabo ukumva ko ufite icyizere cy'uko hari ahantu uzajya aho uzahicara paka igihe uzamirira n'amahembe wabonye akazi. Mana ndagusabye umutima wawe ukaruweze kandi utunganye uvanemo ibyo yibwira byose maze ungirire neza nzava hano ngaha asigara aretse amenyo hano ngaha maze nayo bazayakure mwuka y'inka asigara mu isoko.